gukunda Imana ni ukuyikorera, gukunda Imana ni ugukizwa, gukunda Imana ni ukureka ibyaha, gukunda Imana ni ukuyizera, gukunda Imana ni ugusenga, gukunda Imana ni ugukora imirimo myiza, gukunda Imana ni ukuba n'abantu bose amahoro, gukunda haleluya. Gukunda Imana ntabwo ari ukubivuga ku munwa, barabikora. Gukunda Imana ni ukuyikorera, gukunda Imana ni ukwigomwa ibyaha ibyarindamo byawe ukemera ko bihinduka igihombo. Gukunda Imana ni ukureka amarande bapfuye wapanze kubw'urukundo ukunda Kristo. Gukunda Imana biguhesha kureka gusomana kubera urukundo ukunda Imana. Gukunda Imana biguhesha kureka inzoga kubera urukundo uyikunda. Gukunda Imana biguhesha kureka kagambane. Gukunda Imana biguhesha kureka kuroga. Iyo ukunda Imana n'ubumurozi, iyo ukunda Imana n'ubumwicanyi, iyo ukunda Imana n'ubugambana. Umuntu ukunda Imana amenwa nayo. Kubaho uri umunyedini ariko utarakijijwe, ukaba uri umunyedini ufite aderese y'idini ariko nta gakiza ufite, ibyo bitera Imana kutakwishimira. Icya gatatu gitera Imana kutishimira umuntu ni ukumenyera Imana. Abantu benshi bamenyereye Imana. Ibintu birindwi bitera Imana kwishimira umuntu, ikamwishimira, ikamugabira itanabigambiriye. Hari ibintu Imana igikora ikabikora bitewe n'icyo ikoreye. Icyambere ni ukwihana neza. Kwihana neza bishobora gutera Imana kugabira itabigambiriye, utanabatijwe, batanagusengeye, umubwire utamaze n'imyaka myinshi mu itorero. Kwihana neza byatera Imana kukugabira, kukugeza mu gihugu, kukugeza mu gihugu. Kwihana neza byatera Imana kukugabira, byatera Imana kukwishimira, igahirika Yeriko yawe ikakugeza mu gihugu cy'amasezerano. Icya kabiri gitera Imana kwishimira umuntu ikamugeza mu gihugu cy'amasezerano, igasinya Yeriko mu buzima bwe, ni ugusenga ubudacogora. Gusenga ubudacogora. Abantu benshi baracogoye gusenga udacogora. Hari abantu basenga ariko bakagira ibyo bagacogora, bakavuga ngo tuzatungwa nayo twasenze. Aba bantu iki gikombe mvuze abantu benshi niho bahagaze, baravuga ngo nimba narasenze ndarasibye, ngo nzatungwa nayo papa yasenze, abandi muzatungwa nayo mama yasenze, abandi muzatungwa nayo mutware wanjye asenga, abandi muzatungwa nayo mudamu wanjye asenga. Barakubeshye. Imana si ukukora. Niba ukeneye ko Imana ikwishimira, senga ubudasiba. Gusenga bitera Imana kwishimira umuntu, igakubita Yeriko. Kuko gusenga ni kurushaho guhembuka, ukusenga ni kujya mu mavuta. Gusenga wamaze kwihana ukajya mu mwuka wo gusenga, ugatereta Imana, bihagurutsa Imana igasenya Yeriko iri imbere yawe. Gusenga kandi bihesha kugira agaciro imbere y'abantu ndetse n'imbere y'bikurwanya. Icya gatatu gitera Imana kugushimira igasenya Yeriko igahindura amateka yawe ni ukwizera. Umuntu wizera ashaka gutuma Imana ihaguruka igakora igitangaza itari yabipanze. Ndakwifuriza kwizera. Niba Uwiteka twishimiye, kwishimira umuntu wizera bitera Imana kukwishimira, ikakugabira igihugu kakiguha. Ntugatakaze icyizere mu gihe ujya uvugana n'Imana, mu gihe ugendana n'Imana. Ntugatakaze icyizere iby'Imana yavuganye nawe bizasohora. Nta jambo na rimwe Imana igivuga ngo riherere. Kwizera bihamagara amavuta, kwizera bihamagara imbaraga, kwizera bihamagara ibihe byiza, kwizera bihamagara ububyutse, kwizera bihamagara amafaranga, kwizera bihamagara inshuti, kwizera bihamagara ubuzima, kwizera bihamagara umuryango. Kwizera bihesha umuntu gukomera mu maso y'abanzi be. Imana igwego umuntu wizera, Imana igukoresha ibintu byananiye abandi. Ndakwifuriza kwizera. Yesu aracyagira kwizera. Twongeye kubaha ikaze inshuti mwese, abantu mudukurikiye, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi. Turashima Imana ko Imana iturinze kandi Imana ikaba itwimanye. Imana ihabwa icyubahiro.
amazina yanjye ni Imana Wararisi kwanga ubyuma turi kumwe na Diodoni. Turashima Imana ko Imana ikiturinze ikituzigamye, kandi hari abantu benshi bapfuye, hari abantu benshi batakiriho, hari abantu benshi bibagiranye. Imana ishime ko wowe uri muzima, Imana ishime ko nta kibazo wagize, ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nawe kandi Imana ikurinze. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga kwishimirwa n'Imana. Kwishimirwa n'Imana. Ndashaka kuvuga kwishimirwa n'Imana. Imana ikwishimire unkurikiye. Kwishimirwa n'Imana bikugeza aho utashaka kugera, cyangwa se naho wifuzaga kugera ariko ukabona mu buzima bwawe utahagera. Iyo wishimiwe n'Imana, Imana ikakwishimira, Imana igutera inkunga ukahagera. Ndakwifuriza kwishimirwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uhaye ikaze mubyeyi, umumama, upapa, umusore, mbahaye ikaze mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza kwishimirwa n'Imana. Intego tugiyemo mu mwanya ni ukwishimirwa n'Imana, kandi Imana ikwishimire nyine. Ubu tubivugana, Imana itangire kwishimira aka kanya. Turasoma kubara ibice 14 ku murongo w'8. Hari ijambo rivuga ngo niba Uwiteka atwishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Niba Uwiteka atwishimira, azatujyana muri icyo gihugu. Imana ishimwe. Niba Uwiteka atwishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ijya yishimira umuntu ukamugeza ku cyo ashaka. Ndasengera umuntu wese udukurikiye kugira ngo mwishimire. Icyatuma utamwishimira cyose kive imbere ye, umwishimire nk'uko ijambo ryawe ribivuze. Wishimire abagabo, wishimire ababyeyi, wishimire buri muntu wese. Imbaraga zawe ziganze muri byose. Urakoze Mwami kuri Imana ibikoze, ukabana buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kwishimirwa n'Imana cyangwa se gushimwa n'Imana, Imana ikakwishimira. Hari ibintu byinshi bituma Imana ikwishimira. Abangaba baragiye bajya gutata igihugu, barakireba, babona ari sawa, ariko basangamo abagabo b'abanaki, basanga barakaze, ariko baravuga ati niba Uwiteka atwishimiye, akatwishimiye, azatujyana muri iki gihugu. Hari nabo ngo bazatuzamarya nk'urya imitsima. Iyo Uwiteka yishimiye umuntu, nta rugamba na rumwe atamurwanirira. Iyo Uwiteka akwishimiye, nta musozi n'umwe atakuraho. Abantu benshi rero bashaka ko abantu bari bo bishimira, ariko abantu ntibashaka ko mbese Imana ibishimira. Abantu bashaka ko abantu babishimira. Nimba ukora kugira ngo abantu bakwishimire, hari n'uko batazakwishimira, kuko umuntu we igihe cyose ahora ashakisha kuko aho yakubona nk'umusaruro.
ariko ntashaka kuguha agaciro. Reka nkubwire, haranira ko Uwiteka kwishimira. Guharanira ko Uwiteka akwishimira nibyo bizaguhesha kukugeza mu gihugu cy'amasezerano. Guharanira ko Uwiteka akwishimira nibyo bizakugeza ku nzozi zawe ufite. Nuta igihe cyawe mu by'isi ukata igihe cyawe mu byaha, ntabwo Uwiteka azakwishimira. Ariko igihe cyose uzaharanira ko Uwiteka kwishimira, azakujyana kugeze ku masezerano yawe. Ndashaka kuvuga kwishimirwa n'Imana. Kwishimirwa n'Imana n'abantu bakwanga, ariko Imana ikwishimira. Naho n'umuryango wakuvaho, ariko Imana ikwishimira. Uwiteka azakugeza muri icyo gihugu akiguye. Kwishimirwa n'Imana biguhesha kugera ku masezerano wategereje imyaka myinshi. Dore ikibazo gikomeye, abantu benshi barashaka ko Imana ibatabara, ariko ntibakwiye ntibajya bagenzura ngo barebe nimba bishimirwa n'Imana. Kandi Imana itakwishimiye ntiyakugeza ku cyo ushaka. Nta n'inkunga yagutera kugira ngo Imana ihindure amateka mu buzima bwawe, nuko Imana iba yakwishimiye. Kugira ngo Imana igukize ibikomere, nuko iba yakwishimiye. Ndakwifuriza ko Imana ikwishimira mu izina rya Yesu. Kugira ngo Imana igusetse, nuko iba yakwishimiye. Kugira ngo Imana ikunezeze, nuko iba yakwishimiye. Kugira ngo Imana yakure imbago zawe, nuko iba yakwishimiye. Kugira ngo Imana ikugire udasanzwe, nuko iba yakwishimiye. Kugira ngo Imana igutsindire ababisha bawe, nuko iba yakwishimiye. Kugira ngo Imana ikugabire, nuko iba yakwishimiye. Hari abantu bashaka ko Imana ibagabira, ariko batabanze kugenzura ngo barebe nimba Imana ibishimiye. Nitakwishimira izakugabira gute? Nitakwishimira izagusubiza gute? Hari abantu bashaka Imana ibakorera ibitangaza, ariko batabanje kubwira Imana ngo Imana dukeneye kutwishimira. Hari abantu bashaka Imana ibazamura, ariko batababwiye Imana ngo Imana dukeneye kutwishimira. Ndakwifuriza kwishimirwa n'Imana. Hari abantu bashaka Imana ibakorera ubukwe, ariko batabanje kubwira Imana ngo Imana ndifuza ko utwishimira. Ibikurwanya birahari, bifite n'ibikabyo byinshi, bifite ndetse byarabiteguye cyane. Ariko mu gihe wishimiye n'Imana, uzabirya nk'urya imitsima, kandi Imana izakugeza mu gihugu cy'amasezerano. Kwishimirwa n'Imana biguhesha gutungura abanzi bawe. Umuntu wishimiwe n'Imana aratungurana. Kwishimirwa n'Imana biguhesha gutungura abagome no gutungura abanzi bawe. Iyi Imana ikwishimiye igutera inkunga. Iyi Imana ikwishimiye itungura abaguhiga. Ndakwifuriza kwishimirwa n'Imana. Haleluya. Shuti nkurikiye, ndakwifuriza kwishimirwa n'Imana. Ese ukeneye kwishimirwa n'Imana? Yesu agushoze, aguha imbaraga. Kwishimirwa n'Imana. Iyi Imana ikwishimiye ifata umusozi wari wikoreye ikawuritura. Turi masengesho gusenya Yeriko, ariko kugira ngo Yeriko iri imbere yacu isenyuke, no kugomba kuba wishimiwe n'Imana. Yeriko y'ibigeragezo kugira ngo isenyuke ive mu buzima bwawe, no kugomba kuba wishimiwe n'Imana.
yeriko y'amagambo kugira ngo isenyuke mu buzima bwawe nuko ugomba kuba wishimiwe n'Imana. turi masengesho abo tumaze iminsi tuganira yo gusenya yeriko, yo kuba yeriko ni igiti, ariko yarigita gute? Imana yarigika ko yeriko irigita gute ku buzima bwawe Imana itakwishimiye? hari ibintu byinshi bitera gutuma Imana itishimira umuntu. ndavuga mu bice nabamo nk'ibintu 8 bituma umuntu Imana itamwishimira. Ndikababwira, urashaka Imana isenya yeriko iri ku buzima bwawe ikayiritura yeriko, ariko yayisenya gute itakwishimiye? umuntu amaze ko amagambo ati we nahise umukozi Imana ndashaka Imana ibiriki yeriko, ariko ngenzuye namaze se uri hehe mbona ni umuntu arimo ndamwakama, ariko Imana arago uri mu nzoka urashaka Imana isenyere. sabane akoze Imana warago aramamagaye wewe yeriko ngo nimba y'amadeni ndamaze uri hehe utuvugana ngo tubona ni gufata kamwe ariko ashaka Imana ihirike yeriko. oya Imana ntakubaye cyane. niba Uwiteka atwishimiye azatujyana muri iki gihugu akiduhe cyuzuye amata n'ubuki, kirimo amata n'ubuki. kwishimirwa n'Uwiteka aguha ibyuzuye, ntaguha ibicagase. ikibazo gikomeye nuko abantu bashaka ko Imana ibaha, ariko ntibashaka gukora ibituma Imana ibishimira. abantu bashaka ko Imana ibageza mu bisubizo byabo, ariko ntibashaka kubanza gutunganya ibituma Imana ibishimira. ntabwo ijambo rivuze ngo Uwiteka azatujyana muri igihugu. oya, hariho kondisiyo. niba Uwiteka twishimiye, kuko ntabwo ari abantu bose bazagera ku nzozi zabo, ntabwo ari abantu bose bagera ku bisubizo byabo. hari abapfa batabigezeho, hari usaza atarabigezeho. ubimenye, hari umuntu amwe ngo ntabwo umuntu apfa n'amasezerano urayapfana. abuzukuru bawe akaba ari Imana izayagezaho. none se abo bashingura barimbaga amakorari bari mu masengesho basengaga baba bafite amasezerano. kuba uyu munsi uriho kubw'inyongezo y'Imana, ariko ukwiye gushaka igituma Imana ikwishimira. nasenze umwuka w'Imana n'abantu mabwire ngo dushaka icyatuma Imana twishimira, hanyuma igihugu dushaka kujyamo tuzakijyamo. dushaka icyatuma Imana twishimira. nasenze umwuka w'Imana n'abantu dushaka icyatuma Imana twishimira. tujye kureba ibintu 8 bishobora gutuma Imana itishimira umuntu. nusanga ubifite uhita ubikuraho mu buzima bwawe, kandi ubikuraho Imana irakwishimira. lekosikana irakwishimira, irahindura amateka yawe. nasenze umwuka w'Imana mushake igituma ntabishimira. igihugu kirahari cy'amasezerano gitemba amata n'ubuki, ariko nimushake ibituma Imana ibishimira. mukureho ibyatuma itabishimira, mushake ibituma ibishimira. ibyatuma itabishimira mubivane mu buzima bwanyu. ibintu 8 bishobora gutuma Imana itishimira umuntu. icyambere ni ubwibone. ubwibone bushobora gutuma Imana itakwishimira. warabatijwe mu mazi menshi, uri umwana w'umushumba,
ufite impano z'Imana, urimba muri korali, ubwiriza neza, ubwibone bushaka gutuma Imana itakwishimira. Icya kabiri gishaka gutuma Imana itakwishimira ni ukuba umupagani wo mu rusengero, kubaho umunyedini ariko utarakijijwe, bitera Imana kutishimira umuntu ntikwishimire. Kubaho umunyedini ariko utarakijijwe, ukaba uri umunyedini ufite aderese y'idini ariko nta gakiza ufite, ibyo bitera Imana kutakwishimira. Icya gatatu gitera Imana kutishimira umuntu ni ukumenyera Imana. Abantu benshi bamenyereye Imana, ibyo bitera Imana kutakwishimira ntikugeze mu gihugu cy'amasezerano. Buri muntu wese utabarwa, buri muntu wese afite igihugu ajyamo mu buryo bw'umwuka cy'amasezerano Imana amuhaye. Kumenyera Imana, kumenyera ibintu by'Imana, kudaha agaciro iby'Imana, kumenyera imvugo y'Imana, kumenyera ubuhanuzi, kumenyera ijambo ry'Imana, kumenyera abakozi b'Imana, kumenyera abatanga, kumenyera ibintu by'Imana. Hari ibintu byinshi. Cyo ni icya kane gishobora gutuma Imana itakwishimira. Icya gatanu gituma Imana itishimira umuntu ni ukutihanira kureka. Dufite abantu bihana ariko ntibareke, bagora bari muri nongeye. Uyu muntu ahora ari inzererezi, Imana ijya kumusubiza igasanga yongeye. Iki gitera Imana kutakwishimira. Umuntu uhora atihanira kureka, ahora mu byaha, ntabwo Imana imwishimira. Umutima wa ntabwo Imana wishimira. Ushaka kuririmbe, ushaka kubwiriza, ushaka kugira ngo byakone, ariko nimba uhorana ibyaha ntabwo Imana yakwishimira. Icya gatandatu ni ukutizera. Umuntu utizera ntabwo Imana imwishimira. Ushobora kunezeza Imana mu buzima bwawe. Abandi kuvuga n'abari mu cyiciri bagiye mu mazi menshi barabatizwa, tubabona bari mu rusengero ariko abenshi ntibishimirwa n'Imana. Ibindi kuvuga ntabwo bireba wa muntu utarakizwa, bireba wowe uri mu idini ariko utishimirwa n'Imana. Kutizera ngo wizere Umwami wawe, wizere umucunguzi wawe, wizere umujyanama, wizere Kristo wapfuye akazuka. Aba bagabo bagiye gutata ngo bagezeyo ngo basanga abagabo n'abagabo bareba ariko abagabo ikanga kutizera, baza bapapye ariko abagenzi baravuga ati nimba Uwiteka twishimiye. Kutizera bitera Imana kutishimira umuntu. Imana igushoboze uguhe kwizera. Ikintu cya gatandatu kirakomeye, kutizera. Icya karindwi gitera Imana kutishimira umuntu ni ubugugu bwo mu nzu y'Imana, cyangwa se ubusambo bwo mu nzu y'Imana. Abantu benshi babaye ibisambo byo mu nzu y'Imana. Ubwo ngiye kwivuga abantu barakara. Abantu benshi babaye ibisambo byo mu nzu y'Imana, bitera Imana kutishimira umuntu ntikwishimire. Abantu benshi bari mu bintu by'Imana batagatiza amafaranga, ntabwo bajyana abantu kuri Kristo kuko barashaka inote. Ibyo ntabwo byatuma Imana kwishimira. Ntibishoboka. Kwishimirwa n'Imana ukwiye gusobanukirwa ibyo ari byo. Ubugugu bwo mu nzu y'Imana bitera Imana kutishimira umuntu. Usanga umuntu igisambo, ntatanga amaturo, ntatanga icyacumi, ntatanga amashimwe, ntiyafasha abakene, ibintu byose afite ubugugu. Ibyo bintu mu buryo bw'umwuka byitwa ubusambo. Uyu muntu ntabwo Imana yamwishimiye. Iyo ameze gutyo ntabwo Imana imwishimiye. Icyamunani gitera Imana kutishimira ni ukudaha agaciro ibyo Imana yavuze mu buzima bwawe.
kudaha agaciro ibyo Imana yakubwiye ni hatari, bituma Imana itakwishimira. Imana igushoze uri umukristo wuzuye umwuka wera, uri umukristo w'umuremyi, ariko ujya agaciro ibyo Imana yakubwiye. Kubiha agaciro no gutera. Iyo Imana yavuganye nawe ukayiha agaciro, ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yahaye Imana agaciro n'ibyo waretse, n'ibyo wirinda, n'uburyo Imana yifata, bitera Imana kukwishimira. Ariko mu gihe udaha agaciro Imana ntabwo izakwishimira. Ibintu birindwi bitera Imana kwishimira umuntu, ikamwishimira, ikamugabira itanabigambiriye. Hari ibintu Imana igikora ikabikora bitewe n'icyo yikoreye. Icyambere ni ukwihana neza. Kwihana neza bishobora gutera Imana kugabira itabigambiriye, utanabatijwe, batanagusengeye, umubwire utamaze n'imyaka myinshi mu itorero. Kwihana neza byatera Imana kukugabira, kukugeza mu gihugu, kukugeza mu gihugu. Kwihana neza byatera Imana kukugabira, byatera Imana kukwishimira, igahirika Yeriko yawe ikakugeza mu gihugu cy'amasezerano. Icya kabiri gitera Imana kwishimira umuntu, ikamugeza mu gihugu cy'amasezerano, igasinya Yeriko mu buzima bwe, nugusenga ubudacogora. Gusenga ubudacogora. Abantu benshi baracogoye gusenga udacogora. Hari abantu basenga ariko bagagira ibyo bagacogora, bakavuga ngo tuzatungwa nayo twasenze. Aba bantu iki gikombe mvuze abantu benshi niho bahagaze, baravuga ngo nimba narasenze ndarasibye, ngo zatungwa nayo papa yasenze, abandi ngo zatungwa nayo mama yasenze, abandi ngo zatungwa nayo mutware wanjye asenga, abandi ngo zatungwa nayo mudamu wanjye asenga. Barakubeshye. Imana si ukukora. Niba ukeneye ko Imana ikwishimira, senga ubudasiba. Gusenga bitera Imana kwishimira umuntu, igakubita Yeriko. Kuko gusenga ni kurushaho guhembuka, ukusenga ni kujya mu mavuta. Gusenga wamaze kwihana, ukajya mu mwuka wo gusenga, ugatereta Imana, bihagurutsa Imana, igasenya Yeriko iri imbere yawe. Gusenga kandi bihesha kugira agaciro imbere y'abantu ndetse n'imbere y'bikurwanya. Icya gatatu gitera Imana kugushimira, igasenya Yeriko, igahindura amateka yawe, ni ukwizera. Umuntu wizera ashaka gutuma Imana ihaguruka igakora igitangaza itari yabipanze. Ndakwifuriza kwizera. Niba Uwiteka twishimiye, ko kwishimira umuntu wizera bitera Imana kukwishimira, ikakugabira igihugu kakiguha. Ntugatakaze icyizere mu gihe ujya uvugana n'Imana, mu gihe ugendana n'Imana. Ntugatakaze icyizere iby'Imana yavuganye nawe bizasohora. Hajambo na rimwe Imana ijya ivuga ngo riherere. Kwizera bihamagara amavuta, kwizera bihamagara imbaraga, kwizera bihamagara ibihe byiza, kwizera bihamagara ububyutse, kwizera bihamagara amafaranga, kwizera bihamagara inshuti, kwizera bihamagara ubuzima, kwizera bihamagara umuryango. Kwizera bihesha umuntu gukomera mu maso y'abanzi be. Imana igwego umuntu wizere, Imana imukoresha ibintu byananiye abandi. Ndakwifuriza kwizera. Yesu uracyagira kwizera. Nshuti yanjye, uracyagira kwizera. Kwizera. Icyakane gitera Imana kwishimira, ikakugeza ku masezerano vuba. Icyakane ni imirimo myiza. Imirimo myiza. Imirimo myiza itera Imana kukwishimira. Yeriko zigasenyuka, zikava imbere mu imirimo myiza. Imirimo myiza, imirimo y'abera izibukwa. Bitera Imana kukwishimira, ikakugeza mu gihugu cy'amasezerano. Ikavuga ati n'ubundi umwana wanjye naduke namuhaye anyuzwe natwo, imirimo myiza ye iragaragara, reka mugeze no mu kindi gihugu.
wowe urashaka Imana gutabare nta mirimo myiza ugira Satani yaraguhugushe n'ibyo wakoraga waraparitse warivumbuye ku Mana ngo urashaka gutabara nta mirimo ugira imirimo myiza itera Imana kukugeza mu gihugu cy'amasezerano. Haleluya. Imana igushoboza. Icyagatanu gitera Imana gusenya yereko no kukwishimira ikakugeza mu gihugu cy'amasezerano, guha agaciro umwuka wera, guha agaciro umwuka wera. Hari abantu badaha agaciro imbaraga z'Imana, badaha agaciro umwuka wera. Rwose hariho abantu bapirata ibintu by'Imana, hari abantu bapirata, hari abavuga ngo yavuze itavuze, ariko umuntu uha agaciro umwuka wera, uyu muntu atera Imana kukuremera ikitari kukuremera kubera uburyo ukunda Imana. Uzayibonera mu mavuta, uzayibonera mu mwuka wera, mu mbaraga zayo. Haleluya. Hari umuntu twari dusenganye tugusengana kuri Zoom, arizera akora gato nziza cyane, yandikaho ibintu kandi ari mu gihugu cyo hanze. Arizera ibyo yizeye Imana imusumuriramo. Nje twiki muri Afrika wari hanze, kwizera kuguhesha kurema igitangaza Imana itavuganye nawe. Imana icyubahiro, Imana igushoboza. Ubundi intwari ko kwizera byonyine. Umuntu wizera akora ibitangaza Imana itamutumye. Kandi kwizera tubihishwa no gukiranuka twabitangiye. Kandi kwizera tubihishwa no gusenga. Kandi kwizera tubihishwa n'imirimo myiza. Kwizera ni bimwe mu bintu bituma Imana ishyigikira amavuta yo kwizera ufite ibitangaza bigakoreka. Ntiwagera mu gihugu cy'amasezerano utizeye, uzagwa mu butayu. Ariko niba wizeye uzajya mu gihugu cy'amasezerano, uzakigera mu usanga amata n'ubuki, usanga Imana ikiguteguriye. Rero Imana izakugeza mu gihugu cy'amasezerano. Surizeye. Kwizera ni bimwe mu bintu byirukana abazimu utavuze. Kwizera iki cyagatanu kirakomeye. Imana ikikumera inshuti yanjye. Kwizera ni bimwe mu bintu bitera Imana kukuvuga neza. Kwizera, umuntu wizeye ahindura amateka mu muryango. Umuntu wizeye ahindura amateka mu itorero. Umuntu wizera ahindura amateka mu gihugu. Umuntu wizera ntatsindwa. Umuntu udatsindwa umuntu wizera. Umuntu wizera ntagatsindwa. Ushobora gutsindwa kuko mu bintu Imana iha agaciro mu buzima bw'umuntu ni umuntu wizera. Umukiranutsi wizera Imana imubera amaso guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Ntabwo Imana ishaka umutani bishoboka. Iyo wizera Imana ishyigikira kwizera. Rero tuzajya mu ijuru twizera, tuzunze umwuka twizera, utsinda kuko wizera. Ndakwifuriza kwizera. Icyagatandatu gitera Imana kukugeza ku masezerano yawe ni imbuto nziza abantu bakubonaho. Imirimo myiza n'imbuto nziza biraturanye. Reka mbabwire, hari abantu basenga ariko batagira imbuto. Ntukishuke. Imirimo myiza itera gutuma Imana ikugeza ku masezerano yawe. Imana mu byikeneye ku bantu bayo ikeneye abantu bafite imirimo myiza. Tubona abantu babwiriza, tubona abantu baririmba, tubona abantu basenga, tubona abantu babyina, ariko umuntu yashaka imbuto akazibura. Ugasanga umuntu nta mbuto afite. Wamureba ugasanga ni umupagani, ugasanga rwose asa n'abapagani, ugasanga umuntu rwose ni umupagani, ugasanga ese none uyu muntu bite? Iby'Imana arimo, mu gakiza arimo, mu bapagani arimo, ugasanga nta mbuto afite. Bimwe mu bintu bituma Imana ikugeza mu gihugu cy'amasezerano harimo n'imirimo myiza. Imirimo myiza iraharanirwa. Satani azakurwanya ashaka Imana igushoboza. Icyakabiri, ni urukundo. Mbibutse ko umuntu ashaka kugira imirimo myiza ariko nta rukundo afite.
gakora kugira ngo bamurebe, gakora kugira ngo bamushime, gakora kugira ngo yigaragaze, yaba yaguze ikanzu nziza umunsi akajya muri kiliziya akajya gushima, ariko nta rukundo. Akantu bakayabona imirimo, niyo mpamvu imirimo yose dukora izapimwa, izaca mu muriro, bayikarange barebe ko imeze. Urukundo ni bimwe mu bintu bitera Imana kuvuga ngo umwana wanjye kubera urukundo ankunda, kubera urukundo ankunda, kubera uburyo anyubaha, kubera urukundo ankunda, kubera uburyo amvuga, kubera uburyo ankorera, kubera yihangana, kubera asenga, kubera uburyo aba mu Imana, kubera anyizera. Urukundo rw'umwana wanjye ankunda, Imana biyitera guhita uba umwana wanjye reka mugeze mu gihugu cy'amasezerano. Umuntu ukunda Imana, Bibiliya ivuga ngo ukunda Imana amenywa nayo. Iyo ukunda so arakumenya, iyo ukunda mama arakumenya, iyo utamukunda ntakumenya. Iyo umuntu ukunda arakumenya, ntuzabeshe ngo abantu bakunda, niba nubakunda bazakumenya. Iyo ukunda umuntu arakumenya, iyo ukunda n'Imana irakumenya. Ukunda Imana amenywa nayo. Niba ushaka ko Imana ikugeza ku masezerano yawe, haranira gukunda Imana kurusha uko wakunda n'abantu. Niba ushaka ko Imana igukoresha iby'ubutwari, haranira gukunda Imana bikuvune. Kunda Imana kuko Imana yaradukunze itanga umwana wayo. Ijambo ry'Imana kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niba ukeneye ko erefu uzagera mu gihugu cy'amasezerano, kunda nyir'igihugu. Mu gihe udafite umutima wo gukunda nyir'igihugu, ntabwo yaguha n'igihugu. Niba ukeneye kuba udasanzwe, urakunda nyir'ubushobozi, urakunda nyir'amafaranga, urakunda nyir'ubuzima, urakunda nyir'ubutware, urakunda nyir'ibyo, urakunda nyir'ibyose, urakunda nyir'ubuyobozi, ni Imana n'umwana n'umwuka we. Ntushobora kuvuga ngo ukunda Imana, ngo urasenga udakunda Imana. Bimwe mu bintu biranga umuntu ukunda Imana n'ibyo waretse si ibyo wavuze. Ukunda Imana nuko hari ibyo utsinda ukatsinda ibyaha, ukareka ibyaha ukabitsinda. Ndakwifuriza gukunda Imana. Nukunda Imana uzamenywa nayo. Iyo umuntu yakunze Imana, Imana igupangira neza. Iyo wayikunze, Imana imwaza abanzi bawe. Iyo ukunda Imana, Imana ikubera amaso. Haleluya. Imana ikubera amaso ku manywa na nijoro. Iyo ukunda Imana, Imana ikubera amaso, ikurinda naho utazi, ikurinda mu nzira unyuramo, ikurinda usinziriye, ikurinda ugenda. Iyo ukunda Imana, ikugeza ku nzozi zawe. Iyo uyikunda, igupangira imishinga utabizi. Iyo uyikunda, ikwicaza ahantu utari kuzagera. Gukunda Imana byonyine gusa biguhesha agaciro ko kubasha gutsinda imigambi yose y'ikuzimu n'imigambi y'ibikorerwa hano mu isi y'ubugome byose bwa Satani. Iyo umuntu yakunze Imana, Imana iramumenya. Niba ukeneye ko Imana ikumenya, ikazaguhindura amateka, ikazakuvura ibikomere, haguruka ukunda Imana. Gukunda Imana ni ukuyikorera, gukunda Imana ni ugukizwa, gukunda Imana ni ukureka ibyaha, gukunda Imana ni ukuyizera, gukunda Imana ni ugusenga, gukunda Imana ni ugukora imirimo myiza, gukunda Imana ni ukuba n'abantu bose amahoro, gukunda Imana. Haleluya. Gukunda Imana ntabwo ari ukwivuga ku munwa, barabikora. Gukunda Imana ni ukuyikorera, gukunda Imana ni ukwigomwa ibyaha, ibyarinda mu byawe ukemera ko bihinduka igihombo. Gukunda Imana ni ukureka amarande bapfuye wapanze kubw'urukundo ukunda Kristo. Gukunda Imana biguhesha kureka gusomana kubera urukundo ukunda Imana. Gukunda Imana biguhesha kureka inzoga kubera urukundo uyikunda. Gukunda Imana biguhesha
biguhesha kureka akagambane. Gukunda Imana biguhesha kureka kuroga. Iyo ukunda Imana n'ubumurozi, iyo ukunda Imana n'ubumwicanyi, iyo ukunda Imana n'ubugambana. Umuntu ukunda Imana amenywa nayo. Ikibazo dufite abanyedi nabo dufite abantu bakunda Imana. Iyo ukunda Imana n'uteranya. Umuntu ukunda Imana ntagira amatiku. Umuntu ukunda Imana yitandukanye n'abanyamatiku kubera umukunzi we, ntago abasha kubabaza umukunzi we. Uyu munsi abantu babaye abafana b'idini ntibabaye abafana b'Imana. Nukunda Imana uzamenywa nayo. Bana munkurikiye, ndakwifuriza gukunda Imana. Rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ukuri abantu bakarakara, ariko kuki nidukunda Imana ibyaha bizagabanuka mu isi? Kuki insengero zuzuye n'abantu bose bajya gusenga ariko basanga ibyaha biruzuye? Abantu bakunze amadini ariko ntibakunze Imana. Gukunda Imana n'ibyo ukora n'ibyo waretse n'imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ukunda Imana mu kazi ukora neza, mu rusengero ukora neza, ahantu hose no mu rugo rwawe ureka ibyaha kubera gukunda Imana. Hari abantu baretse ibyaha urukundo bakunda Imana. Urukundo Imana urukundo tuvuga, Imana iturebera mu rukundo kugira ngo Imana yemere kuyikunda. Nibyo watsinze byarindamo yawe, nibyo wasize wakundaga. Nizaza mitsingi na za byeri na za wisiki na za kanyaga na za miruti na za zindi zose na bya byuma bya bindi wataye ugakunda Imana. Gukunda Imana nibyo dusiga kubw'urukundo dukunda Kristo. Birakomeye abantu bavuga Imana kunywa ariko ntibayikunda. Bimenyetso bizavuga ukunda Imana, uzaba umutsinzi bitewe n'umukunzi wawe. Kandi uyu mukunzi wawe ntazigera gusika, ntazagutererana, ntazaguteza rubanda. Niba hari mu isi y'abariho, iyo dukunze Imana, amaso y'Imana n'imitima ibihe byose biza mu buzima bwacu, Imana irazigatura muri twebwe. Nta muntu ukunda Imana ngo Imana imujugunye. Nta n'umuntu ukunda Imana ngo yemere ko abantu bamumenyere. Nta n'umuntu ukunda Imana ngo Imana yemere ko kugwa n'isoni. Naho yaba ari kugeragezwa, mushiduka Imana ikoze igitangaza no mu mvura nyinshi no mu mazi menshi igira ikamisha kubw'urukundo ikunda. Kuko Imana yakunze abari mu isi. Umwenda dufite umwenda w'urukundo wo gukunda Imana. Mbese bacyakunda Imana. Kandi cyakareba gukunda Imana biguhesha kugera Kanani, biguhesha gusenyera nkuzanira ubutumwa ngo wisuzume urebe Yesu acyakunda Imana. Hari ibyo waretse, hari ibintu waretse by'ibyaha wavuga ati witeka hari ibintu naretse kubw'urukundo gukunda mwami wanjye. Hari ibyo navuye mu kubw'urukundo gukunda yo muko. Hari ibyo waretse papa, hari ibyo waretse. Bya bigare warabiretse, bwa businzi waraburetse, ya magambo warayaretse. Uracyajya mu nzu y'Imana, uracyakunda imfubyi n'abapfaka, uracyagira imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ese ukunze Imana cyangwa ukunze abantu? Ndakwifuriza gukunda Imana. Ukunda Imana amenywa nayo. Ukunda Imana ava mu butayu. Ukunda Imana aratungurana. Ukunda Imana aseguka inzovu. Ukunda Imana imugenda imupangira inzira. Ukunda Imana imutindira utubuye yo byambukiraho. Umukunda Imana imukura no mu rwobo. Ukunda Imana imuvana mu itanura ry'umuriro. Ukunda Imana ifunga n'iminwa y'intare. Ukunda Imana no hejuru y'amazi aragenda. Haleluya! Ukunda Imana amenywa nayo. Imitekerereze n'ubwiza n'igikundiro byose biri ku muntu ukunda Imana by'Imana. Imana nuyikunda izagukunda gukundisha n'abanzi bawe, izagukunda gukundisha n'abagutaye, izagukunda gukundisha n'abakuvuga, izagukunda kurutisha bagenzi bawe kubw'urukundo ukunda Imana. Ndakwifuriza gukunda Imana. Nshuti unkurikiye uyu mwanya muri iteraniro, nkwifurije gukunda Imana mu buzima bwawe. Ndakwifuriza gukunda Imana mu buzima bwawe. Ndakwifuriza kuba udasanzwe mu gukunda Imana.
ndakwifuriza kuba udasanzwe mu rugo rwawe, mu kazi kawe. Ndakwifuriza kugaragariza urukundo rwawe, ukarugaragariza Imana iri mu ijuru ngo mbonye umwana nkunda. Ndakwifuriza kuba umufana mwiza wa Kristo wo gukunda Imana mu bihe bikomeye. Ibiri imbere yawe meze nk'imisozi bizaridagurika, bizarigita. Yeriko izagwa, abantu batangara. Yeriko y'ibigeragezo, Yeriko y'uburwayi, Yeriko y'amadene, Yeriko trefa n'ukunda Imana. Ibiri imbere yawe bizarigita. Gukunda Imana bizaguhesha kugira agaciro. Gukunda Imana bizaguhesha kuzura umwuka wera. Gukunda Imana bizaguhesha kuba udasanzwe. Gukunda Imana bizakujyana mu ijuru. Gukunda Imana bizakurinda iminsi mibi. Gukunda Imana bizakuzura uwo gupfa uzuke. Gukunda Imana bizaguhesha kugaburira. Gukunda Imana bizaguhesha amaboko. Gukunda Imana yore palase kotre. Ndakwifuriza gukunda Imana. Nukunda Imana, umwuka wera azaza mu buzima bwawe, azaza mu bawe, azaza mu bana bawe, azaza mu kazi kawe, azaza mu byo ukora. Gukunda Imana nibyo waretse byari byarabaye karande mu buzima bwawe. Gukunda Imana si uko umufana w'idini cyangwa se w'urusengero ukajya gutana ufite ibyaha. Gukunda Imana ni mu mutima, nibyo waretse Imana iriho umwana wanjye kubera ibyo waretse by'ibyaha. Menye neza ko nkunda Imana. Imenya kuyikunda kubera ibyo waretse. Imana ikamenya kuyikunda kubera imirimo myiza. Imana ikamenya kuyikunda bitewe n'ukuntu iha agaciro. Imana ikamenya kuyikunda bitewe n'uburyo uyivuga neza. Imana imenya kuyikunda bitewe n'uburyo ubana abana bose amahoro. Imana imenya kuyikunda bitewe n'ishakugira ryo kuba mu nzu y'Imana. Ndakwifuriza kuba udasanzwe muri Kristo Yesu. Ndagira ngo dusenge. Bene data munkurikiye muri mu gihugu cyacu, bene data munkurikiye muri ku migabane itandukanye y'isi, ndagira ngo dusenge. Wararozwe impamvu utapfuye n'urukundo Imana igukunda. Ubaye mu myaka myinshi uburana, ariko imanza ntizaguhitanye n'urukundo Imana igukunda. Warwaye indwara, abarozi bategeza ko izakwica niwapfuye, uriho kubw'urukundo Imana igukunda. Warumatse urugo, Satani ashyanga imijugujugu, abarozi bategeka ko ruzasenyuka, barategereje barahebye, kubw'urukundo Imana igukunda uracyubatse. Warize, abarozi baboroka akazi kawe, barakaboroka, bategeza ko uzapfa, ariko kubw'urukundo Imana igukunda ntiwapfuye. Uyu munsi ukwiye kuyikunda. Warashatse, baravuga ati reka duhagarike urubyaro. Imana ibana nawe guha imbaraga, ukwiye kumeza kuyikunda kuko Imana yarakwimanye ejo uzabyara. Urukundo Imana igukunda nibyo gusimbutsa. Abarozi bari bazi kutazabisimbuka, bakabona urabisimbutse. Urukundo Imana igukunda nibyo kugejejeho tekos elefani bari bazi kutazabigiraho. Urukundo Imana igukunda naho yakwicaze atari bazi kuzahicara. Wowe urikunda uruhe rukundo. Urukundo Imana igukunda n'amazina mabi yakufanyeho uyu munsi izina ryarahindutse. Wowe yikunze bigana gute? Urukundo Imana igukunda n'uburyo Imana yaguhaye agaciro, wowe yihaye akangana gute? Hari byinshi wavuga, hari byinshi twavuga, yemwe hari byinshi twavuga. Igihugu cy'amasezerano, kubw'urukundo Imana idukunda tuzakigeramo. Gusubizwa, gutabarwa, kujya mu ijuru, kuzura umwuka wera, bibiki wabizera. Urukundo Imana igukunda rwakugaruriye ubuzima abarozi bakwishe, Imana irakuzura. Imana yaragukunze gukuraho amadosiye mabi, ukwiye kwaguruka ukayikunda nawe.
Imana yaragukunze irakugaburira, Imana yaragukunze irakwimana, Imana yaragukunze irakuzigama, Imana yaragukunze gukiza ibikomere, Imana yaragukunze gukiza amagesida. Uyu munsi uriho barose bari bazi kutazabaho, ariko uyu munsi uriho. Ndagira ngo mbwire abantu bose batuye mu isi bose ko babeshejweho n'urukundo Imana yabakunze, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Nicyo kikubeshejeho. Umwenda dufite ni umwenda gukunda Imana. Kuko abantu ni wareka ibyaha, ariko kubw'urukundo ukunda Imana wareka ibyaha. Ibyo rero numara kubitandukanya uzakizwa. Kuko abantu ni wareka ibyaha wajya mu nzu y'Imana wiyoberanye, ariko kubw'urukundo ukunda Imana wareka ibyaha ukajya mu nzu y'Imana utiyoberanye. Lela iniwo ekosikadifani. Dukwiye gukizwa neza kugira ngo tuzajye mu ijuru. Dukwiye gukizwa neza kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Dukwiye gukizwa neza kugira ngo tube icyitegererezo cy'abandi barimo bakora. Dukwiye gukizwa neza kugira ngo imbere yacu tuzasiga umurage mwiza. Ndakwifuriza gukunda Imana. Uzasiga iki wakoreye Imana? Wongurikiye mu papa, mu mama, mubyeyi, musore, ndagira ngo wibaze waretse bingahe kubw'urukundo ukunda Kristo. Ese urashaka gukunda Imana muri kano kanya? Gira ibyo ureka. Kubw'urukundo ukunda Imana, vuga ngo Mwami mbarira ibyaha by'ubusinzi. Kubw'urukundo ukunze Imana, vuga ngo Mwami mbarira ibyaha by'ubusambanyi. Vuga ngo Mwami nkura mu gitabo cy'urupfu ndetse mu gitabo cy'ubugingo. Kubw'urukundo wiyemeje gukunda Imana, vuga ngo Mwami mbabarira kutabarira, mbabarira umugambanyi, mbabarira ibigare, mbabarira kunywa itabi, mbabarira ubugome bw'umutima, mbabarira ibyaha byose. Kubw'urukundo ukunda Imana, wikizwa kubera papa wawe, wikizwa kubera mama wawe cyangwa korani, ntabwo ubukizwa uburyo ugiye kuyoberanya. Kizwa kubw'urukundo Imana igukunda, kizwa kubw'umugambi w'Imana uri kuri ubuzima bwawe. Oh haleluya. Kubw'urukundo Imana igukunda, iyemeze kwakira Yesu nk'umukiza, uve muri abigare by'ibyaha, kuko ibyaha byawe umaze mu myaka myinshi nta kintu byakumariye. Va mu byaha kubw'urukundo Imana gukunda, nawe yereka urukundo. Ikimenyetso cy'ukwereka urukundo n'ibyo ugomba kureka. Imana ikeneye ko uyereka urukundo rwawe Mwami, kubera urukundo gukunda. Hari ibyo ndetse by'ibyaha. Hari uwavuze ngo ibyarira muzanjye nemeye ko bihinduka igihombo kubwo kurunga Kristo. Gukunda Kristo si imikino, gukunda Kristo ni ukwiyemeza. Ndajya gusengera. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Hari abantu badukurikiye bifuje gukizwa bakakumenya. Babarire ibyaha byabo byose, uko bagenze kose, weze ubatunganye. Bahisemo kugaragaza urukundo bagukunda, bakagira ibyaha bavamo kubw'urukundo bemeze gukunda, bakagukunda ko ninaza kosiri foye, kuko relasha enemoyi. Jambo ryawe ngo abamwemeye bose bakizera izina rye wabahaye ubaha ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ndasenze ngo umuntu wese ufashe umwanzuro wo gukunda umukuraho amazina mabi, umuhindurire izina, umuhe izina ry'umwana wawe. Tewazinimo elefani. Umubyeyi, umugabo, umusore wiyemeze gukunda umukobwa, muhindurire izina papa, amateka ahinduke. Uri Imana y'ububasha, uri Imana ibikoze. Tanga amahoro, tanga umunezero, tanga amavuta, tanga igikundiro. Twirukanye abazimu, twirukanye amashari, twirukanye karande, twirukanye n'indwara, twirukanye n'amarozi, twirukanye indwara zose. Abari badukurikiye barwayi ubakize, abadukujya afite imanza waburanire, abambuwe ibyabo ubigarure. Inyatsi ndazirukanye, akagambane turakirukanye. Ndasenga umuntu wese dukurikiye Mwami, ng'indwara arwaye idakira uyimukize. Ni nako tanginimo elefoyi, imishinga afite umushigikire. Twirukanye imbaraga mbi zose zaramufatiriye. Yeri kwiri imbere ye irigite, yeri ko y'amadeni irigite, yeri ko y'uburwayi irigite, yeri ko y'imanzi irigite, yeri ko y'urupfu irigite, yeri ko y'uburwayi irigite, yeri ko y'ugutuka irigite, yeri ko kubw'urukundo dukunda Mwami. Urigistishe iriya yeri ko zose zirigite mu izina rya Yesu.
amateka ahinduke, imivumo yose turayirukanye. Mwami gushimwe kuri Imana ibikoze, ukabikora kwiyubahisha ibyifuzo bya buri muntu wese umurikiye hano kuri gusengerwa, hano kuri YouTube channel yacu gusengerwa. Ndabisenge ngo byose bisubize nk'Imana. Lela ibyifuzo by'abagabo, ibyifuzo by'abakobwa, iby'akazi, iby'urubyaro, iby'amafaranga, iby'amadeni, iby'imanza, iby'umuryango, lela ibi byifuzo byose urukunyereka Mwami. Ndabisenge ngo Mwami bisubize nk'Imana. Utanga imbaraga Mwami, uhindura amateka papa, bimenyekane kuri Imana itanze imbaraga. Utanga imbaraga Mwami, bimenyekane Mwami. Turagushimye kuri Imana kumwe natwe, ukomeze ushyigikire ijuru twishimire, umwuka uragaza muri byose Mwami. Komeza kubana buri muntu wese twari turi kumwe, ari abakomeye n'aboroheje, abari kure n'abari hafi, twari turi kumwe. Buri muntu wese mwifurije gukunda, kuko ni umurage mwiza. Kugukunda ni umuntu wese nagukunda nta cyazaba, ntazakinyuka, azasaza neza kandi azabona ubugingo buhoraho. Urakoze ngambe kubikoze mu izina rya Kristo Nazareti, amen. Imana ibagire neza, umugisha w'Imana wabeho, ijambo ry'Imana hagaruka. Bye bye.